ariko icupa n'umutima bizawe sinzi kiri mu kindi. Ntawe udakora amakosa, ariko Imana yaramye umukore ndayigaye. Uzayirushe rero. Imwe mu bwenge muha amagambo yababarakarira byakomera kemera urwaje agatera hejuru kandi ari hasi. Muri Bibiliya batimanire mu mugabo bonagwa neza itireka muha umugore amugore. Ifrika rwaye ngo avuge bayikore. Ariko icupa n'umutima bizawe sinzi kiri mu kindi. Ariko wa mugore umeze ute? Kusiga byeri rimwe mu gitondo ntuyihasanga yuko ubutse mu kabari. Unjurira akabari kuki? Ukeka se ko nyinywa nkagura indi? Byakunanira se? Kandi faranga umpari tanatosha. Hoshi ufite uko yakoresha. Sinaretse byera aho ndekeye ukiha akabari woshyuha Imana. Yewe ziri amakweshe n'umwana w'umunyarwanda. Wowe yakuremye irwaye cyangwa ishonje? Ubwo ivyo mubwiye bifite isano na byeri ikonje numva nshaka. Uzi kuvuga menshi nk'ayinyombya? Ariko kuki dupfa icupa rikonje? Zo mu kabari ntiziguhaza. Ubu hari se ibyaho bizute se? Ukaza ukarya ukaryama, amahoro ntiyahinda kurusha indege. Harya ngo nuko ntize kwiga gusoma nk'ibyo zawe nsabye Imana ngo ibindinde rwose. Abagore muzi ikintu twita ubwenge. Ndabizi niko muhora muvuga. Sahe mutwike imisatsi ntimuyaza ubwonko. Kuko nzajya ngusinde. Ubwo urasubiza ibibazo nkubajije cyangwa uravuga iritarukiye mu kanwa ryose? Datanga abagabo mwize gusoma no kwandika. Mugasoma byeri mukandika 8. Ndakwiyamye wa mugore we. Woshye wa mukonta urengya numva wandika 8 agatwara rimwe. Umva ngura agronome impuguke mu by'ubuhinzi. Ibyo se bije bite? Kumbona inzara iteye ituruka iwawe. Iwe ntikorera abandi. Ntawe udakora amakosa, ariko Imana yaramye umukore ndayigaye. Uzayirushe rero. Imwe mu bwenge muha amagambo yababarakarira byakomera kemera urwaje agatera hejuru kandi ari hasi. Muri Bibiliya batimanire mu mugabo bonagwa neza itireka muha umugore amugore. Ewe ko mbyisera umbyara. Iyo Bibiliya ivuga ni yihe? Hose yusomera mu kabari. Hari ko mutabaza ubunaragowe. Kuko Mariya ubasha usarike. Nzajya nirirwa mpagaze hanze maze nigeri wanje aho kuruhuka utangire nigiro kinyarwanda. Ubwo se uca imigani nindi? Nzajya nirirwa nshya amaso nshunga inkona n'urubyaro aho waje ngo uvuge neza uzumbwira ngo nimye nabi. Twareraho ye. Uzi ko mwatugize nk'ivide bamara mu byeri bakayibika. Uzi ko hari amabono yawe n'imyenda ihindura buri munsi yasanga umerewe nabi. Yewe hari benshi bifuza kumererwa nabi nkuko kwawe. Use muri abaturanyi bacu nta bagabo batango basuhuza abagore babo. Ubu hari ijambo ryiza rurita indyo nziza nyamara. Nta bagore uzibarara bavuza induru abagabo babahishi n'amakofe. Urashaka kubigana rero? Nge nibuziza ko ntarwana nzagerageza mbyiki. Imbaraga mfite si nkeya. Ariko kuki ushaka kumanuka kujya hasi aho gutera imbere nk'abandi? Ni wowe. Mva sinigeze ngukoma byeri. Ujye ugenda ijuru uko ushaka. Aho uziye nkinguri. Udakingura se? Ndetse no kunsuhuza nabyo si ngombwa. Werewe shenge. Si ibyo ye. Uretse ko babigerage mbashima. Abandi bagira baboyi. Hari undi muboyi wa hano atari jye? Ubu ko mvuze ko ukwiye kuza ukarya ukaryama aho mvuze nabi nihe ngo nkosore. Cyakora nzagerageza ngo humuyaya. Ndetse ngize Imana nawe no gicucu. Kubera iki? Ukava mu gitondo uvuga atakumva kugeza saa 9 ujya kuryama. Kuko amagambo ugira ari menshi. Yewe naradegera igafunga. Aha, harya ngo icyo dupfa n'ibyeri. Cyangwa umeze nka wa mwana ushaka kurira kabura impamvu. Kunumva se ko abatutira batongana batura ukubiri. Abatongana baturanye bigenda bite? Ibyo se birakomeye. Umwase gira undi tongo. Tere kungurira utumuturanye mubi. Nangwa naryo utewe nturikeka. Yewe ndabona usigaye wiyenza. Cyakora inama ungiriye si inyanzi. Na mbere ururima amatwi niyo arukoresha. Uzajya uza nuvuga ncicike. Amahoro niho azahinda. Ariko gira amazina nk'umudozi w'inkweto. Uzi ko cyo dupfa ibyeri? Nzaza nsange ishyushye nasize ikonje maze ninkubaza umuntu mu bufunge. None se ko ari cyo ushaka? Ibyo byakwiza urahazi? No mu nzozi ujye ubitinya. Waze kubwira umuntu atunuye amaso akureba nk'igishushanyo. Ukageza kuri gatana tumbamye imbere yawe. Yewe niyo waba utagira imbaraga wazitira da. Ego wavuze ko mvuga nk'inyombya. Cyakora nawe yose umyivuga menshi. Utantuka se wa mugore we. Sinzi icyo ushakaho. Ihangana upfe kunyishyushye. Ibiryo ku meza bye gukonja cyane. Ukuntu tuvuga menshi yaba twavugaga meza mu ruhengeri hose waba tuzi. Amagambo menshi amena amatwi. Ni nk'imyaka iteye nabi karya ifumbire nyinshi. Nyamara ikanga yose gakura nabi. Kurya agronome. Muri make meza rero. Ndashaka kumenya umwera byeri zanjye. Uretse rimwe na rimwe nk'iyo umushyitsi yaje. Hari ubwo ugeraho ukabura byeri. Ndavuga byeri konje. Nyagasani we. Si abaturanyi hagize utwumva koko. Reka njye ndyame ndabona bwishe. Uravuga kandi ngo nasinze.
cyakwa ejo nudashaka ndumbwira akazabera hasi inkazi kubeshya ni nko gutanga inzoga uho muvumvyi si yuho watumiye n'ikinyomo beshye mbwa se cyubeshya shebuje yaje sha nta mugore ngira ngo uretse ndayange yewe urahirwa ijana ryanjye urimenya neza gusa uri kure murandi ishyura uko aryo ejo tari urukabura n'ucyo utunze ubwo nzabikora kugeza ryari ndabizi se karangwa rwose uri mubi cyane ubwiza se buraribwa umunsi niwe ugiye kwabyaye ugashaka kumwica twagukwenda ukamujyana kwa nyirakuru muri nkuri mutabaza kazi n'aragoronome akakurongora atabikeka azi kuri isugi yo muri nkumba umunsi nakivuga izo nkuru zose wanzakurekera ijana ryawe naho ubundi gusa ubwo uyu mugabo wanjye kakwita umusazi w'ubu uvuga ibyo abonye byose ntiyagutera ibyatsi ugaseba cyane ubwenge bwarekeye ntiyo bwumwe gendi wowe nazirikana bamugani ngo ahuje igisabo n'uwateribuye havutaba nka wundi ureba igitsuri kimatse se aho uri muzima ariko rega aho umwana ari ndahazi bigenze nabi twajyayo tukabaza uyenye ku wanyu ko ntandagize wamuhaye ngo yaragire bucece umugabo batayica iryera dore ngaho ufata ijana ugende ni impano iminwa y'ububeshyi ihora ishyugumbwa wowe menya ry'urugo rwundi cyakora njye muri Janeta gitosha nyuma ya saa sita ndi bunyaruke turi uko waryongera cyangwa se ujya n'ibindi yewe ndumiwe niwanga kandi imivuge utaha usubira iwanyu mu kinyarwanda isoke gukobore ubora uko bigenza ayo mabuno yaburube nk'abandi yewe rekeraho kararekeraho rwose n'ibiti n'amagazatonda uzumva ko imbwa atari karangwa saa cyenda iragira naje kandi ubwo nabyo rero kumponga duseke tuyage bishyire kera ibyo ndumva ntacyo mfite kuvugana nawe ntumperekeza ahubwo ndagiye ariko ndaje ntaho ngiye wowe mupfakazi w'umutindo ndya amafaranga kurusha imodoka ishaje n'ibyo bindi nshakaho azansenyera bidatinze reka mushakire ikimuhumanya ejo abana bataburara umugabo akansenda nk'abarubebe nkajya kwangara nk'umwe njya numva ariko se kwica umuntu usa nawe uzi neza ko afite ubwenge nawe witwa ngo ufite ubundi aha yewe ntaho mvuye ntaho ngiye baye nka yafa amavuta twika igahubuka mu nkono bwangu no mu muriro rwagati ngo ba yewe reka nshaka ibyo nteka iki kibazo ndagumya nkige Wewe Maria karangwa winjira udakomanze kumanga uzi ko winjira mu rugo rw'abandi mu mwanya udatinze uraburwanja ahubwo na mbere ngo iyo amata bago y'imbwa zirayashoka ese njanga nk'ikirusha imbwa niki irusha uburanga n'ubupfura cyane reka tureke iby'injangwe tuvuge ibyacu bihe tuziranye hose mu twatangiye mu gitondo karangwa rwose nubwo nta saha ntunga ndabona bari mu masaha 9 yekara bavugisha ukuri gukwiye ibyo ndabirambiwe ariko iyo mfite icyo nkwa ndushaho cyane sana bijye mbanze someho rero Gitondo naguhaye ijana uragenda wari mpaye nyine uguze ko ryari ryo kugura byeranywa ku meza saa 7 yaje ibyo sindabyishingiye iyo yasanze niyi nguhaye nizo nikopesheje mu gitanda wowe se ubonye ko kwishyura bikugora wafata ideni rya 200 mu munsi atari wowe se umugabo wahembwa menshi ugiye karanye njyeho dukeya siyo washatse ko menya ibyawe cyangwa atumye ubeshya umugabo wawe abagabo mugira indambi cyane bari observe mu rugo rw'abandi ariko suzura kuri nawe wamara ukaraba gasohoka utariye buzi ko umugabo wanjye atangiye kugukeka nta kazi iki yaje mu rengese ntakuzi abuzi bose siko bakunda reka tuvuge ibindi kubera ko ijana ntagitosha hitamo kujyongeraho nabyeri cyangwa se kunyuza mu kanyarukire wanjye hano ndabona twafatwa bidatinze usuko nsonga kara usonga siki yewe kira wari waranze ariko ntibyatumye ndatayigutera nawe biragutonze aho ugenda shaka kugoreza ku mafaranga bitize kandi ubyanze urakembwira umugabo wawe ko imwe yitaga mariage bikwirinde izina rigayitse yewe bakabije rwose nkabyaze nkabiki umunsi yamenye neza kibumbi bya uko birutwa niyo bigura byeri uko bizagendera umuhanga aho muzabikura nimwe muhazi nudasohoka vuba ndataka kandi hari cyose nibaze basanga ngo byeri
Pego umugome wambaye umugoma. Ukuri ko umugome kugiye gusenyera umugore waguze umugabo ikinyoma. Ibyo si byo Maria? Yewe iminsi 2 nibaza uko mbigenza. Noneho ndabona utakitanyuro n'icyatsi. Ngaho sisohoka kandi. Nibuke ko usinze gufunze. Ubuzima bwawe nkambugenga. Ngaho sigara wibaza uko bigenza. Wamanga umvira. Ndagenda. Ariko ikinyuma cyicara ku ntebe rimwe undi bakayicyaka. Uyibuke na ya nturu yatikuye umutwe ku giti hatabona ituta hanzabanze kibuno. Ukeye bigize isanga ngo yasamye. Maria nawe reka mengo hagahenge ubona ko bitekereza neza ndagiye. Yewe ngaho genda Ndagiye. Ngaho. Yewe wanza ngeze yonjya Karangwa aranza aranshoye pe. Dore mfuye nabi nkumwe babwiye ngo ahite mu rupfu bamwica. Ari ukumuhamba areba no kumwica shonje no kumwica ntibamuhambe. Ko nanze Karangwa kera uremera njyane. Reka mbibwire umugabo wanjye se maze nsubire iwacu imbwa zindye cyangwa se Karangwa mwice. Amategeko amunike. Yewe ndumva ntaza honjya. Reka mbanze ndebe umwana. Karakunyuka kakakunoza ugahinduka uruzi.